Andi. Ni nk'iyihe? Aha. Ngwino hano twibwirire. Indirimbo yandi umuntu aza kuvibinga niyi. No, ndi kuvugira nyeko akomezwe. Wowe iyawe uraza ku Nicolas. Nicolas. Why I was love you until now. You're the one you know in a million. I don't care man haters. They say every time many rumors. I need you, I feel you, my lover. You're the gift from Jah. Davis. Mwami w'abana. Mwami w'amajyepfo ndamukunda fo. Ariko amajyepfo yavugaga mwarayamenye. Mbyumva gutya gusa nyine to. Nukuri. Ego. Mbyumva uko nguko. Iyo ugereranyije wumva ari nk'aya amajyepfo avugaga. Biterwa ariko nubwo bifasha. Abakobwa murabikunda cyane. Umwami w'abana. Ko nyine mtanumva ko akunda abana cyane. Abakobwa murabikunda cyane. Turi mu mazi nyaboneka turimo turambuka ubwo ndamutse nguyemo nabyo mwazayibona ko naguyemo ndi kumwe n'abantu bambutse bajya ku nkombo tugiye kuri Marshall Beach agiye kubera igitaramo cy'umujene ariko hano ndi kumwe n'umujene wambaye icyangwe cyiza cyane ndagira ngo nawe tuganire wasanga na rwa rurimi numvisha abajene hano bavuga n'abaruzi nawe yaza kundabura Badman bimeze bite Fresh meze neza ya ndestyle wagwana ma bro no mungu wanyirankunda Jacques and Diamond Damas ma platinum jira kuno amasefita babalaji subiramo ko kantu irankunda Jacques and Diamond Damas ma platinum jira kuno amasefita babalaji iyo ndirimbo niwe wayanditse cyangwa nundi ni izina ryanjye bro ni izina ryanjye ukora iki so ndi artiste nkaba n'umu MC kwaji akiri microphone ngwangu ugiye ku MCinga wihamagare unaririmba nihamagare cyangwa amagare ndi anaririmba wewe uri umuhanzi ukaba n'umuyimuzi okay kuba MC unihamagare uhituririmba kwaji okay ladies and gentlemen make some noise ku muhungu wanyu yaragiye akora amabara ahantu hagiye hatandukanye za Rusizi arakubita ke Mubarakubita ke Jera arakubita ubu ngiye kumuhamagara ndabanza ngapfukama ngahaguruka nkajya namuzanira icyo ngiki so turabara gatatu tumanuka tujya hasi ubwo nuguhera kuri gatatu tumanuka tugera hasi kuri rimwe nkajya nagira gute nkajya namuhamagara twagiye gatatu kabiri rimwe ladies and gentlemen make some noise ku muhungu wanyu Kiane wasa why I was love you until now. You're the one you know in a million. I don't care man haters. They say every time many rumors. I need you, I feel you, my lover. You're the gift from Jah. Before I was single, but right now I don't need anyone. Yes sir. Amwitande Urimba rap cyangwa na Afrobeat? Na Afrobeat cyangwa R&B bivanze byose bro. Ari zindirimbo wasohoye washize hanze? Zirahari. Tubwire. Mfite yitwa X, mfite yitwa Aragiye, mfite yitwa U&I. Kuri platform zihe? Kuri Giana Hitmaker. Ukora umuziki nahi Rusizi? Nyano Kamembe kabisa. Urakoze cyane. Murakoze. Abakobwa beza rero mu karere ka Rusizi by'umwihariko muri uyu murenge wa Kamembe ariko by'umwihariko twamanutse ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu aho tugiye kwerekeza hari hakurya sinzi niba baje kwitemberera cyangwa nabo barambuka mu bwato ibyo nibyo tugiye kuganiraho tukamenya uko bimeze ikaza abakobwa beza bite sawa meze neza meze neza wowe Nanjye ni sawa murebe hari amabwire ngo clack it yarya bikora ati clack it witwa nde rero okay nitwa Asmile Divine witwa Asmile Divine Zona nkagufasha nta kibazo Asmile Divine nano hanyuma bavuga by'igisirimu kavuga Divine mu Gafaransa ubwo uri kumubwira nk'umuntu w'igifaransa wavuga I don't know Divine wowe witwa Niyonkuru Dina Niyonkuru Dina mu Gafaransa ubwo wapi nta gasigino munoza mu Cyongereza ni Diana yego Diana na Diva ariko ndumva ari utuntu twa Didi twumva turi kuza tujyamo neza yego Divine Dina Diane no Divine Dina Diane Diera yego hano rero muje tuhahuriye muri genda muraje turagiye ugiye ku nkombo gukora beach
tugiye kuvayibinga. uretse gato nigerane hano babone kuri kamera abantu bagiye kuvayibinga rero ntago wifashe gutya ubundi reba umuntu nkanjye uburyo bari kwigira nyine abayina anitakuma babona ko agiye kuvayibinga ntago umuntu ugiye kuvayibinga ntago bameze nk'umuntu ugiye gushyingura umuntu ugiye gushyingura ari mu gihe jana yakibuke ko nyamara hari ababyifata gutya bari kwifotoza yigo biterwa ariko nubwo babifashe abakobwa murabikunda cyane hajya kubona mwigize gutya ubwo bagize gutya bitandukanye no kwagize gutya navugaga nanjye se ubwo rero nibwo utangiye kuvayibinga noneho byataye ugiye kuvayibinga iki rero kwa Marishari hariya nduza tugiye gutwika hashya imvugo bayikuyeho bashizeho ugiye kubyina biryohe gutwika hashya n'imvugo ngo yumvikana nabi nyine babikuyeho ryari babikuyeho nose urumva wowe gutwika ibintu byo gutwika n'amatari Diane nako Divine urabizi neza ko witiranwa n'abastari banduzi Miss Divine sawa Miss Divine awundi ntabwo mbazi hari na wa Yesu yego awuzi ntabwo muzi bambwiye ko ukunda ababyinnyi nkunda ababyinnyi kandi uwo muntu mubwiye no mubyinnyi nyine bashaka kuba bahari ako nabazi hari uwitwa Divi Uwaye cya Divine Uwa Divine uyitwa Divi Uwa Yesu sibyo Uwa Yesu Divine ariko yitwa Divi Uwaye kuri ku mbuga nkoranyambaga ze ni umubyinnyi karabutaka cyane akaba n'umukoreographer nyine arahimba kanabyina uramuzi wowe uzi nde social media zapi abahanzi babuzi nabahe banzi nabanzi se ko batageze no mu 10 we ntago nkubaje uwo mubare wose batatu bari ubabwira ariko andi mu muntu Christopher babiri ari hajya nari weza Juno Kizigenza Chrisizi benshi cyane ndabazi abo rero umuntu witeguye kubaza kwitamo indirimbo hariya muri Marshall Beach ugahita uvuga ati mana nyagasani ntago nitaye uri kundeba ndaza kuyibyina ninde andi nkiyihe hano twibwirire indirimbo yandi umuntu aza kuvayibinga niyi no ndi kuvugira nyeko akomezwe wowe iyawe uraza ko Nicolas Nicolas gira hino ibintu biraryoshye kurushaho nuwangwa ndi umuntu Nicolas wawe ndamukunda ariko ntago ari ibya danje da abakobwa basigaye mwarize kwihagararaho murebe hariya muri kamera uramukunda ndamwemera buriya unabonye urabona unabirebye umutima arimo gake murimbira akaririmbo keza ririmba ngwino hano ngwino ndabona unateye neza yagukunda humura na Joyeuse wa Juno baramukunze yego Joyeuse se icyo utifitiye icyizere akareka ubona yaguhora iki se ubona yakwangira iki tubiretse twiririmbire basi twiririmbire akaririmbo ko uzi ukunda nakahe baranta uyu mukobwa agira isoni nkandi w'umuntu nawe agira isoni yego hanyuma wowe Divi abahanzi bo vibinga nabaye nkunda Shine Boy Davis mwami w'abana mwami w'amajyepfo ndamukunda fo ariko amajyepfo yavugaga mwarayamenye mbyumva gutyo gusa nyine to nukuri yego mbyumva uko nguko iyo ugereranyije wumva ari nk'aya majyepfo avugaga amajyepfo y'u Rwanda yego hanyuma iyo avuze ngo ni umwami w'abana ubwo nyine mpita numva ko akunda abana cyane bakiri bato abana bakiri batoya cyangwa abana bakuze bakiri batoya nyine bari mu rugero nkawe no wewe urakuze uri muto njye ndakuze cyane nko ku myaka ingahe aya ni ibanga rya hano uzi cyangwa se akarusho ka hano twakundisha abandi hano kuri Nkombo ni akahe Nkombo ni heza ni kuri Sand Beach ni ibyo ngibyo nzi nyine bajye baza batemberere barebe hari nabyo bibora by'ibwami banza njya mbibonayo bimwe bya gakondo ugiye kwambuka mu bwato n'ubwa mbere cyane ubwa kabiri ubwa gatatu ubwa mbere ujyamo byagenze bite njye nari mfite ubwoba bushingiye kuki
uko naruhama nyine bakajya bagira kandi wari mu bwato mbona ari na bwiza ari bunini nyine bwagiye ubuhingama wumvaga narabyumvaga hazaga bya biboro byinoze byita umuhengeri current bikagira bigatwara gutya nyine tugashaka akantu gasubiremo ngo ni washi ocean current bisobanura iminuze imiraba uhita wumva ko yize neza byaracanze umwajenti w'ibijyanye n'iki kandi tuvanga arimo arambeshyira rata aha yego abakobwa rero bari mu kigero cyawe batinya kwambuka mu bwato urababwira iki we nkaho umaje kwambukamo inshuro 3 cyane ibintu byose nyine abari bisanzwe babahajire ntabwo barohama bajye baza ni karibu bajye ku uzi no koga se aya cyangwa uridumbaguza no ntabwo nidumbaguza nta nubwo mbizi nawe mwibasa ntabwo yoga ayo mwibase gake nayo urayatinya yego ngwira dusoze sheri utaza kuva mu kiganiro nka yakamwana cyangwa nzo urabemera nabo sha yakamwana buriya ajya nsetsa cyane nk'utuburaga ajya avuga ugahita useka n'utuye sha yakamwana arasetsa ariko buso natwibuka twose ra ni kamwe byibura nta kibazo aha wowe ugiye kwambuka mu bwato ari inshuro ya kangahe cyane ya 3 nanjye I think ubwa mbere wari umeze gute ubwa mbere nagiye mwabura bundi busanzwe apana harya moteri byari biteye ubwoba tu wagiye mu bwa bundi bafite ingashya bagende bada yego ariko nago biteye ubwoba cyane mwabura bwato gusa nyine ashaka kuzamo imiraga geta kiyubika ariko buriya bwa buri international ubwa moteri cyane rero abantu ukunda barimo Woyaka barimo andi umuntu barimo ajundi wavuze Christopher bahereza ubutumwa tubabagezeho i Kigali umve nabo bazaze badusure baze barebe ibyiza biri hano ku nkombo batembere no mu bwato bagendemo nta kibazo arakoze cyane abo rero ni bamwe mu baturage ba hano ku nkombo ndetse baba banakora ingendo zitandukanye bambuka bagarura ubwo ngira ngo ubuzima butandukanye ni byiza nakomeje kugenda mbibereka mukomeze mu na Eco Bloom TV ndacyari wa munyamakuru wanyu Mr Muhanzi ndi intare ndi ndahangarwa ndi intore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye nkunda cyane mudukunda mukarandukurikira umunsi wundi murababwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima ni igitabo kandi buri gitabo kigira page kandi buri page tuyivugaho ukwayo kuri kamera bari kumwe na Zebra Switch twongere mu bindi biganiro bitandukanye n'amakuru tubategurira umunsi ku wundi